Tugiye gusubiza iki kibazo muri Java. Barakubwiye ngo ukore porogaramu yinjiza imibare ibiri ikoresheje keyboard of course, warangiza ukagarura igisubizo ariko wakoresheje metode. Iki kibazo bashobora kukibaza mu kizamini, niyo mpamvu tugiye kugisubiza. Urafungura porogaramu yawe ukoresha, hari abakoresha netbeans, hari abakoresha IntelliJ. Urafungura iyo ukoresha, ujye kuri new project, ugiye gushaka igikubo nicyo bita product, urandika pa ire mu nyuguti nkuru, uhitemo Java, ukanda hano kuri create, mo this window, ukajya kuri source ugahitamo main. Tugiye guteranya imibare ibiri ariko umuntu arayinjiza muri keyboard. Ikintu cya mbere ubwira umuntu ni ukwinjizamo iyo mibare ibiri. Urandika system.out.println, umbwire ngo injiza umubare wa mbere, injiza umubare wa mbere. Kugira ngo umuntu yinjizemo umubare, twabonye ko dukoresha library yitwa scanner. Urandika scanner, s ya mbere igomba kuba ari inkuru, scanner, ukayita izina. Hari abayita scanner nk'uko bimeze, ukandika ko bingana. Niba uri gukoresha netbeans ukeneye kwandika no magambo n'intoki kuko ntabwo ari bwizane, urajya hejuru cyane porogaramu itangire, wandike import java.util.scanner ingana. Hano tugiye gukomeza, wandike ko bingana na new scanner, nk'imbere ugashyiramo akajambo kitwa system.in. Hano hanze ugashyiramo akamenyetso kagaragaza ko dusoza. Hano tugiye kwinjizamo umubare wa mbere. Umubare wa mbere uraba uri ubwoko bwa integer a. Kugira ngo tuwinjizemo turandika izina rya scanner, twahise scanner.nextInt kubera ko ari integer turi kwinjizamo, ugashyiramo akamenyetso. Tugiye kwinjizamo umubare wa kabiri, urakopiya uno murongo ubanza kugira ngo tuze kubwira umuntu aze gushyiramo umubare wa kabiri. Utavuga ngo shyiramo umubare wa kabiri. Nurangiza umuntu adeclare variable ya kabiri niyo bita b iraza kungana na scanner.nextInt, ugafunga. Noneho ibindi byose biraza kubera muri fonction ituma dukuba iyo mibare. Iyo fonction rero tugiye gukora hano hejuru, uraza hano aho class ihera ukande enter. Tugiye kurema function. Kugira ngo ureme function twabonye kuvuga ngo public static. Tugiye kurema fonction yo mu bwoko bwa integer. Iyi fonction yacu yaza kuba yitwa product, ukandika product ukandika mu magambo magufi, cyangwa se payibanza ukayigira nkuru, product. Kubera ko ino porogaramu twayise product, hashobora kuzamo error hano hantu, niyo mpamvu uri bwongera akandi kajambo kugira ngo bitaza kwitwa izina rimwe. Ukagira gutya, ukadeclara ya mibare ibiri. Umubare wa mbere uraza kuba ari d, kubera ko a na b byamaze gufatwa hano. Turadeclara imibare ibiri, umwe witwa d, dushyiremo n'undi witwa e. Ubundi ugafungura, ukadeclara n'umubare uri buze kujyamo igisubizo witwa c. Int c iraza kuba ingana na d duteranyijeho e. Ugafunga gutya.
warangiza ugahamagara igisubizo hanze, ni system.out.println. turashaka igisubizo cya se, ntabwo ari uguteranya, hano ni gukuba turashyiramo akamenyetso, hano turashyiramo akamenyetso ko gukuba, kagiyemo. Muraza kumbabara kubera keyboard ntabwo imeze neza. Icyo uba ukeneye gushyiramo cya nyuma ni return, ni ukuritaninga igisubizo, return se nicyo gisubizo dushaka. None iyo umaze kudekarara metode, ibi ngibi uba umaze gukora ni ukuvuga metode uko iteye n'ibyiza gukora, ariko uba uyikeneye noneho mu kuyiraninga. Kugira ngo uyiraninge twabonye kuza hano muri main ukandika izina ryayo, twayise product, kampayi ibanza yari inkuru, ukandika rya zina. Noneho tugiye gushyiramo iyi mibare ibiri yinjizwamo muri keyboard, ni A na B. Tugashyiramo inyuguti ntoya A na B, ubundi ugashyiramo utumenyetso dusoza. Tugiye kuraninga turebe ko igisubizo bataza kukiduha. Ukaraninga, ukora right click hano ugakanda kuri run. Reka turebe, avuze ngo injiza umubare wa mbere, reka twinjizamo kabiri, umubare wa kabiri twinjizamo 5. Nidukanda baratubwira ko igikubo ari 10. Urabona ko 10 ari ryo rije. Ngiyi porogaramu yacu uko ikora. Murakoze cyane.